Abanyakubahwa ba minisitiri twiriranwe muri muhango ukomeye nyakubahwa umuyobozi mukuru wungirije wa Unity Club, abanyakubahwa senateri, abanyakubahwa abadepite, abanyakubahwa guverineri w'intara y'Amajyepfo, abayobozi b'ingeri nyinshi turi kumwe hano, abayobozi mwahoze mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi, abarenzi b'igihango, indashyikirwa za Nyaruguru, umpaye umwanya mwiza wo gusoza inama twiriwe tujya inama ku byerekeye gushyiraho ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge mu karere ka Nyaruguru. Icyo ngicyo bagiheraho tukemeza tudashidikanya yuko tuyumvikanyeho twese, ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge mu karere ka Nyaruguru riratangijwe ku mugaragaro. Nagira ngo rero nshime benshi kubera byinshi bakomeje gukora ku buryo bwiza. Ndashimira ubuyobozi bukuru bwa Unity Club bwagize igitekerezo gikomeye kandi gifite intumbero ikomeye yo kuzagira akamaro ku Banyarwanda bose muri ibihe byose bizaza. Ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge mu rwego rw'akarere, ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge mu rwego rw'umurenge. Nkanashimira komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ifasha Unity Club Ntwararumuri muri iki gikorwa gikomeye cyo gufasha uturere gushyiraho ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge no mu yindi mirimo myinshi cyane komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ifite kandi ikora neza, imirimo ituma Abanyarwanda tugenda turushaho kwegerana, kumvikana, gusabana, buri munsi biba byiza kurusha ejo hashize. Ndashimira abayobozi batandukanye batugejeje ibiganiro byadufashije twese gutanga ibitekerezo bishyigikira kuri budasubirwaho itangizwa ry'iri huriro ry'ubumwe n'ubwiyunge mu karere ka Nyaruguru. Ndashimira kandi n'abayobozi bose batandukanye batanze ibiganiro mu turere twose tw'igihugu kandi bakaba barabitanze neza ku buryo bwumvikana. Ibyo biganiro byiza bikaba byaravuyemo ibitekerezo byiza nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge amaze kwigeza kuri iyi nama. Mu by'ukuri aduhaye ibitekerezo uko byavuye mu turere twose tw'igihugu nk'uko bizashyikirizwa ubuyobozi bukuru bwa Unity Club Ntwararumuri kugira ngo Unity Club ikomeze igire inama ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge mu rwego rw'akarere, mu rwego rw'umurenge. Biriya bitekerezo byose, ibyifuzo byose, ibikorwa abagize ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umurenge, mu turere twose uko ari 30, ni ibitekerezo twakiriye neza. Uhereye kuri kiriya kivuga duti umuryango w'Abanyarwanda uri ugizwe n'ababyeyi n'abana babo ube ishingiro, igicumbi cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Kuko Umunyarwanda, umuryango mu ruhererekane rw'umuco burya ni igicumbi
cy'indangagaciro zose dufite mu banyarwanda. Indangagaciro mu rwego rw'umuryango uko zagenda zihererekanwa kuva ku babyeyi kugera ku bana, abana n'abana babo, bizagenda birushaho gufasha igihugu cyacu cy'abanyarwanda gutera intambwe mu kwiyunga hagati y'abagituye no guhora iteka bunze ubumwe ku buryo butagira iherezo. Mu bitekerezo havuyemo kimwe gikomeye cy'uko ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge rikwiye kwita by'umwihariko ku rubyiruko, kandi ni mu gihe ku rubyiruko rurakomeye, rufite imbaraga, rufite ibitekerezo, rufite n'amarere. Burya urubyiruko ruba rushaka nyine kugera ku bintu byinshi mu gihe gitoya. Urubyiruko rero burya rufite ikibazo cy'uko rushobora gushukwa ku buryo bworoshye. Niyo mpamvu ihuriro nk'iri ngiri ry'ubumwe n'ubwiyunge rigomba kuba hafi y'urubyiruko, kugira ngo mu karere, mu murenge, mu kagari, mu mudugudu, mu miryango hirya no hino, urubyiruko rube rufite icyerekezo cy'igihugu, rugikomeze kukigendamo, rukomeze kukigendamo rutajegajega, rudashukwa, rudahemuka, ahubwo bagendera ku bitekerezo bifite urumuri. Igitekerezo cyo kwagura abagize ihuriro, ya ngingo iradufasha, kuko ihuriro rishobora gutumiza mu nama no kwinjiza mu ihuriro abandi. Muri abo abandi rero bavugwa ni bamwe bavuze, bagiye bavuga mu turi 30. Bizaba byiza koko ko bamwe bahita binjiramo, ariko nk'uko byavuzwe, muzitondere kuba mwagira ihuriro ry'abantu benshi, umusaruro ukaba kuba benshi gusa. Umusaruro dutegereje ni umusaruro w'abantu bahura bakaganira ku bibazo byose bishobora kubangamira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, bakabishakira umuti, kandi bakiyemeza kujya kuba umusemburo aho batuye hirya no hino. Igitekerezo cy'ihuriro kigomba kugaragarira mu bikorwa mu banyarwanda bose. Ntabwo ari ngombwa ko buri munyarwanda yinjira mu ihuriro, ariko buri munyarwanda wese aho ari, ibitekerezo byiza by'ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge bigomba kumugeraho, bikamusangayo. Twese noneho uko tungana, abanyarwanda bari mu ihuriro ni abahagarariye abandi, ni abarebera abandi, ni abayobora abandi, indongozi. Abo rero bagomba gusangira ibitekerezo byo kuba indongozi, bakabisangira n'abo bayobora. Bitari ngombwa ko bose uko bangana abanyarwanda baba mu ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge, ahubwo tugahurira twese ku bitekerezo n'ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge. Mu turere twose barasaba kurushaho kumva neza gahunda ya Umunyarwanda, kugira ngo abagize ihuriro bayiyobore hirya no hino mu mirenge. Ibi ngibi birumvikana, ari Unity Club, Intwararumuri, ari na guverinoma ubwayo. Tuzakora uko dushoboye ku buryo iki cyifuzo cyakubahirizwa vuba. Uruhare ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge ku karere, ariko cyane cyane ku murenge, ryagira mu byerekeye kwishyuza imitungo yononwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, bikaza kugaragazwa mu nkiko gacaca, icyo rwose kirumvikana, kandi na hano na mugenzi wacu uhagarariye Ibuka mu rwego rw'akarere yari yakigarutseho. Tugomba gukora ku buryo iki kibazo kitaba
ikibazo gihoraho. Iki kibazo kibona ibisubizo, kuko ni ibisubizo byinshi. Ngira ngo Minisiteri y'Ubucamanza ishinzwe kugira inama leta kuri iki kibazo cy'imitungo igomba kugaruzwa, yatugira inama y'uko dukwiye kwihutisha abanyarwanda baturanye, kubafasha kwihutisha gukemura iki kibazo. Abanyarwanda baturanye mu mudugudu, baturanye mu kagari, baturanye mu murenge. Birumvikana rero yuko koko iri huriro ry'ubumwe n'ubwiyunge mu rwego rw'umurenge rikwiye gushyira imbaraga nyinshi cyane kuri byinshi, harimo n'iki ngiki cyo gufasha abacitse ku icumu bafite imitungo yabo igomba kugaruzwa, ubutabera kuko bukabaho. Ariko mwavuze ngo n'imbaraga ntizakoreshwa, nazo zishobora kuzakoreshwa kugaruza bene iyo mitungo, mu gihe inzira y'ubwumvikane yo gushishikariza abagomba kwishyura imitungo idatumye imitungo yose yishyurwa, ubundi buryo bwose buzakoreshwa kugira ngo ibyemezo by'ubucamanza byubahirizwe. Ndashimira none by'umwihariko abarinzi b'igihango, ababaye abayobozi mu nzego, abari mu nzego z'imitegekere y'iki gihugu cyacu n'abakizirimo. Mwese tukabashimira ko mwiyemeje kwitabira ibikorwa by'ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge, kandi ibyo bikorwa bikaba ibyanyu mwebwe ubwanyu bwite, kugira ngo itorero ryanyu rishinge imizi. Byagarutsweho nk'uko byavuzwe mu tundi turere. Ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge mu karere, ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge ku murenge, ntabwo ari amashami ya Unity Club Intwararumuri, ahubwo ni ihuriro ryanyu muyobora. Ariko koko kubera ko ari ihuriro rikomeye rireba ubumwe n'ubwiyunge mu rwego rw'akarere cyangwa rw'umurenge, birumvikana yuko ubunararibonye bwatangiweho ubuhamya uyu munsi kubyerekeye ibikorwa by'indashyikirwa bya Unity Club mu guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Birumvikana yuko Unity Club izakomeza kubagira inama tuma dushobora kwihuta mu iterambere rirambye. Nagira ngo nizeze abagize ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umurenge, ubufatanye buhoraho bazaba bafitanye na Unity Club Intwararumuri. Ibitekerezo byose byavuye mu turere 30 uko bingana, uriya mu rwego rwo gutanga inama, mu rwego rw'ubufatanye n'ubwizerane buzira amakemwa, Unity Club izakomeza ibisuzume kandi izabagira inama zibubaka, zibafasha kwiyubaka. Nagira ngo kandi mbibutse mwebwe mugize iri huriro ry'ubumwe n'ubwiyunge yuko ibyo mwiyemeje mu turere twose tw'u Rwanda byo kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, iki ni igihango gikomeye mugiranye n'Abanyarwanda bose muhagarariye, ni igihango mugiranye n'u Rwanda. Ntimuzatatire iki gihango, kuko burya mu muco w'Abanyarwanda gutatira igihango kirazira. Gutatira igihango hari ukundi nacyo hari ukundi gikora mu muco w'Abanyarwanda. Kirazira gutatira igihango, kirazira kikaziririzwa gutatira igihango cy'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Reka
nshishikarize abanyarwanda bose aho bari hose kuzitabira ibikorwa byose, ibitekerezo byose bazagenda bagezwaho n'ihuriro n'abagize ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge babari hafi, kandi koko babari hafi, bari no mu ngeri nyinshi cyane z'abanyarwanda b'imirimo myinshi ariyo bakoze cyangwa se ariyo bakora ubu ngubu. Nta munyarwanda rero aho yaba ari hose uzabura inama nziza yo kubaka ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Nta n'umwe wagira icyitwazo cy'uko yabuze umugira inama yo kubaka ubumwe. Ndongera mbisubiremo, umuryango w'abanyarwanda ugomba gukomeza kuba igicumbi cy'ubumwe n'ubwiyunge n'iterambere. Dufatanye twese ihuriro ryanyu ryubakire kuri icyo gitekerezo gikomeye, kuko nitugiheraho abanyarwanda bakubaka ubumwe mu bana babo, bakivuka bakibyiruka, bizadufasha gukora byinshi ku buryo bwihuta kandi ku buryo bworoshye. Ikindi gikomeye, bavandimwe turi kumwe hano muri iyi nama, ntihazagire n'umwe muri twe wakwemera ko hagira uwo ari we wese wakinisha gusenya ubumwe bw'abanyarwanda, wakinisha gusenya ibikorwa bikomeye dufite byiza byigaragaza kandi bifitiwe gahunda yo kwiyongera ku buryo bushimishije. Nta n'umwe twakwemerera gusenya amahoro, nta n'umwe twakwemerera gusenya ibikorwa by'amajyambere, nta n'umwe twakwemerera gusenya ibikorwa byubaka ubumwe n'ubwiyunge. Kubigeraho byatwaye imbaraga, gukomeza kubyubaka biratwaye imbaraga nyinshi. Kubisenya rero ntabwo twabyemera. Turahiriye twese guhumeka umwuka w'amahoro, umwuka w'ubumwe n'ubwiyunge mu ngo dutuyemo zose, mu mirenge yose turimo, mu mashuri yose twoherezamo abana bacu, mu madini yose aho dusengera, mu mirimo yose dukora. Twiyemeje kugira imyitwarire myiza n'imibanire myiza mu banyarwanda, ishyigikira imiyoborere myiza n'iterambere dukesha nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, twifuza ko yakomeza kutuyobora. Twiyemeje kumushyigikira muri manda ya gatatu, bizarangwa n'ibindi bikorwa byinshi cyane by'iterambere bigera ku banyarwanda bose nta n'umwe birobanuye. Mbashimiye mwese ko muri hano, ko mumaze kwishyiriraho ku mugaragaro ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge mu karere ka Nyaruguru, nk'uko byagenze mu tundi turere twose tw'igihugu. Nimwubakire ihuriro ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'umurenge rikomeye, murikomeze cyane, rishinge imizi, rikomeze risesengura ibibazo bishobora kuvuka byatuma ubumwe n'ubwiyunge busubira inyuma, kandi rihite ribishakira ibisubizo, nta gutegereza ngo hari abandi bazaza kubisubiza. Mwebwe twebwe tugomba guhangana n'ibibazo ibyo ari byo byose byaba bitujeho. Nagira ngo rero nongere mbashimire uko mwitabiriye iyi nama uyu munsi, musoze ku mugaragaro
inama yatangije ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge ku rwego rw'akarere ka Nyaruguru, angurira aka karere n'utundi turere tutarabirangiza yuko mufite icyumweru kimwe nk'uko mwabyiyemeje kugira ngo ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge mu rwego rw'umurenge bibe byashinzwe mu Rwanda hose. Mboneyeho n'umwanya kandi wo gutangaza yuko mu izina rya Unity Club igikorwa cyo gufasha abanyarwanda kwishyiraho ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge ku rwego rw'akarere no ku rwego rw'umurenge, ku rwego rw'akarere ko ku rwego rw'umurenge biracyakomeza mu turere twose tw'igihugu. Abanyarwanda barabirangije, ariko ibikorwa by'ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge byo birakomeza kandi bizahoraho igihe cyose, kuko ubumwe n'ubwiyunge niyo ntango y'ibitekerezo bizima, iryo shingiro rikomeye rituma twubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda kizahoraho, igihugu gikomeye, igihugu kidahangarwa, igihugu gitera ntigiterwe, igihugu ngo kiduhese twese nk'abanyarwanda, igihugu abanyarwanda twerekana nk'umurage Imana yaduhaye, igihugu kidutera ishema twebwe abanyarwanda tugituye, wagize Imana yabaye umunyarwanda. Ndabashimiye cyane, murakoze, mugire amahoro y'Imana.